Yo sad generation abantu bagufi mwegera imbere niba ari nibuzi mu mentioning nona mwegeze imbere mubwire ari kuboro ku ishuri yo twabaga turi gushaka kuvuga umuntu mugufi tuvuge yitwa Patrick ari mugufi bakubaza ngo wabaye ryari ubaye tuvuga ngo habaye saa sita na Patrick kuboro usanga abakobwa cyangwa abahungu depressive bakindagurira mu buriri birirwa wa posting utuntu ngo bro ngo ngengo y'unyanze ngo nanjye ngo ndakwanga ngo udafite ngo ikintu mare mu buzima bwanjye ngo ndakwanga uwo muntu wanga we sibyo yutekereje neza y'umwanza homba iki Yo sad generation ndizera ko umeze fresh it's your boy Musingana none nk'ibisanzwe so reka mbarabura kantu rabajeni bagenzi banjye muri buno buzima hari ibintu biri scam hakaba n'ibintu bitari scam niba uzi kuri mu rukundo ufite imyaka 20 ukabuzi ngo uwo muntu muzabana urwo rukundo ni scam bro ni scam uri gukora ubusa umeze nk'umuntu uri kubara agaceri kamwe uri gukora ubusa uri mu bihe byo kwishimisha rero wikirirwa bakubeshya ibintu byinshi ikintu kitari scam none niba uraka bebe cyo kitari scam no gupfa ibyo byonyine cyo kintu kitari scam akizo kanoni zo gutera nazo ngo turakundana ngo ndarango nasinzire bwabo message bwato na hato scam bro scam kundo ni scam brother igihe uzi ko byibura nk'umuntu ufite 25 sava ariko igihe uri mu myaka ngingahe scam ntabwo byoroshye yo sad generation ndizera ko umeze fresh to boy Musingana none reka none nibwire bashiki banjye mushiki wanjye nibuze kugiteretana n'umukobwa n'umuhungu urumva umuhungu cyambara bya bipapa bifite taro ya metero 2 cyambara bya bipantaro binini bingana gutya bifite ibiposha hose mushiki wanjye nta mushero ufite kabisa ufite umusonga rero nta mushero ufite zo ngo wumva nyine byazagenda gute naho ntantu yazakugeza uri gukora ubusa mwana uri gukora ubusa nibuzi ko gifata nyine ngatumwanya kuri uwo mujama uri mu mazi abira none mugasohoka nambaye iki aha ubuzima muri Kigali ntago bugoroye yo sad generation ndizera ko umeze fresh none abajeni bacu biki gihe cyangwa abakobwa bacu biki gihe man ari mu bantu bagerageza ikintu incurima agahita yumva ubuzima buramunane cyangwa akagerageza incuro ebyiri bro umuntu wakoze iri tara bita gacuma yagerageje incuro 1000 brother yagerageje incuro 1000 ariko ikintu ugerageza incuro 1000 no kunywa amafege no kunywa ibyuma no kunywa ubuduruduru kunywa imikende kunywa imizete kunywa indabyo kunywa ibiki mana yanjye ubwo buyogo nk'ubunywera iki icyo kintu cyonyine ugerageza incuro nyinshi ariko ku kintu cyaguteza imbere utrayinga rimwe kabiri ngo iki kintu ntabwo cyashoboka ubuzima bwanjye ntabwo bwagishobora bro urabizi se kuri mu mazi abira kandi ukirirwa uri niga danje yo sad generation muhungu wanjye sinzi ahantu ikizero kivana gufata umukobwa w'ibyuma naje kuvumbura ko n'abakobwa banywa ibyuma ba Kevin ba Divine ba Joyeze bande nabo ngo banywa ibyuma nibuzi kuri umujama ufite umukobwa ufata urwuma akarwirenza akarunwa akarumara tuve no ku rwuma akanywa icupa rya mbere akanywa irya kabiri akanywa irya gatatu aha sinzi ahantu biba biva ariko nge n'igitekerezo cyane nibuzi ko ufite umusheri wawe w'umukobwa unywa inzoga akashona n'akanywa ibyuma ubuzima bwawe bumanitse mu giti kipera ahantu uri kunanaba umuyaga uhoshye nawe wagwa nk'abandi bose uri hasi yo sad generations mad generation ndizera ko umeze fresh ubundi bro ubona bano bantu bikorera ibintu ku muhanda babanye n'ubona ubuzima bwabo butoroshye nabo bakuze bafite inzozi nk'izo ufite kano kanya bro ariko buri Imana iguha amahirwe iyo afashe ukayica ari nabi bitaraye hasi ukuvuga ngo bose nuko ubuzima bwabo bwagenze kuriya ariko nawe ni umuntu nkawe bro nawe nyine arafite inzozi nk'izo zawe bro afite inzozi nk'izo zawe ariko noneho ufite amahirwe uri kwirwa yahuza ubwuma uri kwirwa yahuza ubufege urangwa ngo uriniga ngo mani ngo gihe ngo ubundi ngo utangiye ngo no kunzana ubwamba ngo yibaraguza ngo nago yibaraguza ngo bro ngo ngiye ngura unanyinisha ngo nahita nica umutima ni bakagofunga zo ni gahunda shaba wigira reba utumodoka tw'ingati buryo kabagacaho urakabona ubusoza akagira bigenze gute ariko uraho ngaho ngo uriniga ngo urarenze bro imodoka zirari nyinshi cyane ariko abazazigura ni bake ore niga turakuze birirwa konfirm abantu bakubise igipaketi kigera ngaha nguru umujama nguru umurasta nguru umuntu ngo wadanje
urumurasta ariko mana yanjye leta yazamuye ubushobozi bano bantu banywa ubuyoga bwa make bakanduranya usanga abantu yanarwanye none umuntu anywa ubuyoga buke bwa make aranduranya usanga arwanyije ahantu ko mani kuki ngo ntago ngo byumva ngo usanga ateje akavuyo ahantu wasanga amafaranga konsumye yanyweye 2 yanyweye ibyirebiyanti 2 sha yateje akavuyo ku bihumbi bye 2 ku karabiyanti kamwe yanyweye senka itarenza ifega itagira ngo yumva yanakirasa ngo ubuzima bwe ngo ntukabumenyere mani ngo ntago buzi haso twaciyemo haso so yo sad generation mad generation mumeze mute so ubundi hari abantu leta ikwiye kujya yigaho abahungu badafite ikintu bazamarira leta kamba babwire umujene usinde ibyuma umujene nta kintu bazamarira leta ijye mufata imurambika ahantu mukupite inkoni zo ku ngoto nizo kunda umujeni usinde ibyuma unkora umogi nta kintu bazamarira leta bajye bashaka ahantu bamushyire mu menyo y'ingona imukupite hari amenyo ku ngoto cyangwa ku nda kuko nta kintu bazamarira leta noneho wakawutinde rero kurusha abandi bose nta kintu kimwe bazamarira leta nta n'ubundi abaraho urizwa n'urukundo ngo yanyanze ngongera ugarana kiyahura uwo nta kintu azamarira leta bro urakabweje urakabwana urizwa n'urukundo niwe mubi noneho kwiherera ahantu ukarira uri umuntu w'umujene ngo banyanze ngo nshaka urukundo ruri seriye ufite imyaka 19 20 ruri seriye bana yanjye komeza uryoherwe ni muvingiraga brother yo sad generation mumeze mute kanizere ko mumeze neza so bro hari ukuboro kera urumva wasangaga nyine uhora ushwana n'ababyeyi bakubwira utuntu ukumva barakwanga kumva niwe muntu wa mbere wanzwe ku isi bakubwira ikintu bavuga tugiye banziza iki kuko nanjye ndi umwana nk'abandi ariko nkundizera ko wabonaga ko batakwanga ibaze ko zamani babukubitaga ngurya ariko ubu ngubu ntabwo baba bakibikubwira mani ubu minsi niri kugukubita agakoni ko kondo kumva ko ukwiye kubirya wanabibuze gake wabibura ukahita unywa ibiyobyabwenge yo sad generation mad generations wagwani mumeze fresh so ngo aya majyani ngo yongera akanyabugabo ngo ibingibi ngo bivura ngo igifu ngo ibingibi ngo yo ngo wikire bro ninde wakubwiye ko ibyo bintu nabibuze bari abantu ninde ubaha nimero zacu bundi abantu bigize ngo umujyi bigize abasikama bahora kudukote bahora bakeye baba bameze neza ngo bafite ngo business ngo ushora 1000 ngo ukabona 100 ku munsi iyo business ni iyahe Muni y'abazungu nta muzungu ukunda umunyafrika kuri ino si Imana ntibizigera binabaho iyo ni scam iteye ubwoba bro sinzi mba numva bagashyizeho nimero tuyu ni umusikamo ntago ari umusikamo biriya bintu ngo by'imiti ngo y'ubunyabugabo ngo n'ibiti biki abintu no gusevinga nimero y'ura muntu no mwaka wa mbere w'ubugizi utarebye statiye abikoreze ni box biriya bintu by'imiti mwabyihoreye basi ngiye ninginze mfite abantu bane mfite nimero zabo banyoreze bino banshyira muri groupe zabo nk'ijana mwamba bare basi ndabinginze basi mumfashe nimuzongeye kugeza ya bintu akanyabugabo ndagafite nta gifu ndwaye ndi muzima basi mumfashe business iranga muri kino gihugu itabeshye nimwe ni muri tagire electronic no hantu honyine ushobora kujya bakaguha amezi 2 y'ubuntu ukora utishyura ku kibanza cyawe kuka wafasha etajeri ka uzajya ucururizamo amatelefone utishyura amezi 2 ugatesting ukareba business tuguha nukubeshya cyangwa naga ari ukubeshya none iyo usoje ibaze ngo bigenda gute utawishyura 25 ku kwezi ukajya wishyura bro you new business unyine ifatika muri kino gihugu bave ngo ku kanyabugabo ndagafi yo sad generation mumeze mute ndizera ko umeze fresh ubundi zamani wasangaga mani bano baviye bacu ari abantu bafataga ama risk akomeye cyane ugasanga umujama wacu umuviye yafashe miliyoni 100 ashora hano ibintu birabyara afashe 200 birashoye hano birariye bimeze fresh kumva nyine life imeze neza afata risk zifatika reka tuze ku bajeni b'iki gihe umujeni wanje w'iki gihe warafataga afata 10,000 agahita agura amakarita y'amafeg akagishumika kweri akagishumika kikaka ibyo ntibivuyeho urabizi neza ko kumanuka Kizimbabwe ari systeme y'inturi havamo risk nyinshi cyane ariko ufashe risk ikomeye cyane umanutse Kizimbabwe ku muntu murahuye bwa mbere uyisubimbwa mu masegonda 2 mani mu minota 5
burase wageze ngo kara kagahunda katinze kajya karenza iminota 3 iminota 3 igahita iyo yangiza ubuzima bwawe 10 kwaba hari ubwirinzi wagiye wirwanaho umuhungu wanjye kwereka kwigira igengesta ngo nge ngo mani ngo nge ntukabinza no mani ngo nge nanga kunza no ngo shit ngo nkizo bro ngo nge nguze nyobwo ubugori ngo numva uyumva neza bagutahishe nishaka ibyo bintu bakubwira ari shit ribu naga ikintu utagomba gukinisha ni leta y'u Rwanda icyo kintu cyonyine ukine n'ibindi byose aho kukigwa mu cyaha nibwo tubona ko wanakirasa bro kubuzima bwawe butoroshye tu yo sad generation mumeze mute ndizera ko mumeze neza mani wasangaga ingabo kera nyine abajeni banganaga natwe kera yapfiraga ku rugamba mani yagiye kurwanira igihugu ugasanga bamurashise ryo mu mutwe cyangwa bamukubise umwambi wo ku mutima ariko apfiriye igihugu ako mbaza umujeni w'iki gihe apfira mu kabari azizikiza sha azizera bianti y'igihumbi bakabukubita vide kwa ko yasinze yateje akavuyo agahita ateza agahinda ababyeyi sha umva itandukaniro y'ibintu bya kera n'iryo ugasanga umujeni we nyine wa kera bamurasaga kubera ko yarwaniye igihugu ariko ubu ngo yumva yanakirasa ngo kubera ngo bro ngo nge ngo mani ngo ubuzima ngo amuhasira man ngo mani ngo nge ngo ntukamenyere ngo ubugurya ngo mbona ngo mani ngo ubundi umuntu uzasanga yivugishwa ibyo bintu aba nk'urumogi nta burasta buri maho ga ngo mani ngo nge ngo mani ngo ntukamenyere mwana ngo ntibakakumenyere bakurambitse ibiti 100 kunda nibwo wakumva ko bakakumenyera sha wambwa wavuye muri ubwo bugori kumubuyoga bwa make butuma uruhu ruba umuhondo urwana niki ngo ubuzima n'ubwawe warabwihaye se yo sad generation abantu bagufi mwegera imbere niba ari nibuzi mu mentioning nona mwegeze imbere mubwire ari kuboro ku ishuri yo twabaga turi gushaka kuvuga umuntu mugufi tuvuge yitwa Patrick ari mugufi bakubaza ngo wabaye ryari bahita tuvuga ngo habaye saa 6 na Patrick bwabaga habaye saa 6 n'igice ubwo abantu b'ibice bonjour bonsoir umeze mute cyangwa none yaba ari mugufi bikabije ubwo ari nka 15 tubare ni nka vava tabaye saa 5 na vava urumva rero mu bantu bagufi nabo utangire mu bigeho mani mu buha agaciro kabo tukuri mugufi wikiheba bro mwijuru bizagenda neza ariko mwinge ku bantu bagufi zira pome zo mwijuru kuzirya bizabagora mwijuru tuzarya imbuto gusa kandi bisaba kurira igiti niba uri mugufi sinzi buryo uzabigenza 10 itangira bisuge ku bantu bagufi niba uzi kuri saa 6 n'igiti mention ni umuntu mugufi zanga muri comment mutemo habaye saa 6 na keve aya saa 6 na gadi life is Gucci ni uri mugufi mani windeba nabi nta kintu dupfa mani ubwo tuziranye se ariko uri mugufi ntago bikuro kuri mugufi yo sad generation dizera ko umeze fresh ari kubora usanga abakobwa cyangwa abahungu depressirirwe bakindagurira mu buriri birirwa posting utuntu ngo bro ngo nge ngo unyanze ngo nanjye ngo ndakwanga ngo udafite ngo ikintu mare mu buzima bwanjye ngo ndakwanga uwo muntu wanga we sibyo yutekereje neza y'umwanza homba iki sibyo kwirwa ibyimbeshiriza umutima ubuze ukumva umutima ndakuguturikana ngo wanga umuntu nyine wowe y'umwanzi bimwangira iki nyine nta kintu na kimwe bimwungura sibyo kwirwa ukora ubusamani ibyo bintu abari ubushiti ukora ubusa ahubwo wowe prizo yenda kukwe eko sharisto arabantu nifite nka batatu wa posting ibintu de prizo yarabisha gahinda gakabije mu kinyarwanda cyuzuye ubundi benda gupfa bishwe n'ibyo bintu ni wanga uwo muntu nta kinahomba numukunda mu mutima wawe urumva umeze neza nta kibazo ufite urumva ko ibyo bintu byonyine biba ko ntari urumva ko aho ngaho nta gahunda ufite iyo uzi umutima wawe wumva ukeye nta kibazo na kimwe ufite byo kwirwanga umuntu nta kinahomba byibura ari nk'ahantu yateretse miliyoni ugahita uyimushitura ukayimurya uko bwatinda kwemeje aho niho uba umwanzi aho kuvuga ngo ndakwanga ngaho mwanga fatira ukuzuza umutima wawe urwango bro life ni ngufi